Ange? Karame. Nshira hano tuvuge. Ibyo ko babirangije? Nabisoje. Ange. Karame. Ndagira ngo ngire mubaze inshuro. Ntiwirirwa hano? Yego. Ujya uhasohoka udasabye uruhushya? Oya, ntabwo ibyo bintu nabikora. Turi muri inzu turi babiri. Yego. Ndagusabye umbwize ukuri. Niba ari n'ibanga nzabikubikira. Enda gutunga urutoki? Oya. Enda kubwira nabi? Hafi. Basi se ibyo bintu biha agaciro? Biha agaciro na kanini cyane n'uko. Okay. Ndagira ngo mbwize ukuri. Iriya foto hari aho wahuriye nayo? Ngira foto ntabwo nyizi. Sinzi ngo yanaturutse, sinzi ngo ni nande urimo deje. Ange. Karame. Inshuro ya kabiri. Iriya foto wabuze ibyayo? Ntabwo nyizi, njye sinzi n'umuntu urimo, sinzi. Ntabwo uzi umuntu urimo? Hafi ntabwo nyizi. Umuntu wamuzi? Ntabwo muzi. Tugeze neza. Uyu muntu ni ubwa mbere mubonye. Ange. Reka njye ngwire turi ku mutima wanjye. Yego. Madamu ntaho yayikura. Yohana ntaho yayikura. Ninjye nakabaye nyifite. Sinjye nayizanye. Ange. Ndagukeka. Ariko ntibitume ugwa muri moto. Ntibitume udakora akazi kawe. Niba umutima wawe nta kintu ugushinja. Tuzi. Urabyumva? Gusa niba uzi ikintu cyaba kimpangayikishije kinambabaje mu mutima wanjye, ndagira ngo ukore by'iyi foto. Ariko kandi umenye n'ahantu yavuye byibura naruhukamo. Mu gihe waba uhazi rero Ange, ntabwo ndi imbere yawe kubera ko uri umwana, ariko ndababaye. Ikindi numenye uwo ari we ukagira amahirwe yo kumumenya, Ange ndakwinginze uzambwire. Se ushaka ko nkubwiza ukuri kose? Yego. Uwo muntu ntabwo muzi, sinzigera nanamumenya.
Yo, ça va? Ça va? Mbese wagenda uriherera Aje icyo kinyarwanda uvuze. Hano niherereye. ubu ukora iki cyumba Aje icyo kinyarwanda uvuze kirapfuye. ngo Wagiye mu cyumba ngo uriherera. nari gukwera ibi ariko kabi nibyo kwiherera nibyo bibi Ariko usigaye ubona ko Yohana yabaye mwiza. oya rwose Siko nta kintu nzoga n'ubwo. simperuka Oya nawe ikiza nuko utakinywa byawe. mpamvu hano ko ntakimuzaga bijyana nabyo abonye ukuntu zangiza birangiza zitera apeti nako zibuzanya apeti Kamaze gusa neza sha. shara uzabona ushatse namba wanabyibushye Kugira tukagushakira umugore. umuretse Zamukwiriye. kubyara ni kare kubyara ni kare ushaka ni kare ukabyara ubona mwese mwashatse kuko karabyara se aribyo tukibaka nanjye ndacyari kubyubaka buriya rero kamanza mbirangize mbona nakumva bose wanjye ahubwo se sisi waramubwiye Katuzanye ibintu bya plaque abantu gusa ibintu by'umwana bizanye mu gute. sisi kari uciyemo hari ikiba kwifuriza Aya. Ari ibintu ngiye nakunda. ibintu Mwamunkomerekeje ariko polisi. kandi wanabyibushye ntabwo byose wabigize ubukwe wabikomeje ahubwo se mwabiganya bya bitwa nakubwiye Nta kintu nakamubwiye nyine. ibiki Njye n'amatayo. Numvaga dushaka kujya gushopinga. Ibyo kurya byashizemo muri firigo. Ibintu twenda nashakaga kujya kugura. Kamara urushye tukajyana uyu munsi yarotse ntabwo yigeze ajya kunuza. ushaka rero Mu gitondo kuko burije saa 9 saa 10. saa 10 hafi n'igice Niba twazagenda ejo. Urabizi ko gahunda zawe nyine utajya kubona umuntu utakumenyesheje mbere y'igihe. nta muntu ntungura wowe si wowe nk'umuntungura ntabwo ari cyane ariko none se bibaye ngombwa ko mba napanze ibyo gukora umunsi kandi tugomba kuba turi kumwe ngo utambangamiye Iyo rero utamaye uruhushya ukaba mu undi munsi ako ubaye nta kindi kibazo ufite nyine n'ejo nagenda utaza kubitekerezaho maze mushiki wawe rero hari uburyo andeba akantera imbabazi kandi bakubara uburyo andeba akantera imbabazi nkumva namugirira imbabazi kandi ni urukundo rwinshi ni urukundo rwinshi cyangwa ukunda se usubize urukundo rwinshi nsigaye rwaramusagutse nawe urabibona cyangwa nuko ari umuvandimwe wawe umuvugira Yohana ugira ngo njye ruswa sha Yohana sha ahita abivugiraho byose ariko nabubwiye ko nzamutamo ari gufite ubundi umubofure ni wowe se njyewe se wambaye umuti mushiki wawe nabuze ko yari yafera cyayo mugaragara birasa yareka mubwire niba ari ikintu kitari afite urabona ko ngo nahaguruke ngo yicare akajya areba ku ruhande ngiyo muzanye ariko mwana yanjye reka muzati ikintu yarambwiye ngo nimero yawe ya telefone ndayeberwa nibuka ko yanditse ku gikuta none natanze ku rugi hariya mudugudu ku rugi hariya ndabyibuka ndibuka amamagara gase ngo urabona ngo mushiki wawe ni iki turiya mwana wagira ngo nawe nari narakurambiye sisi wamumbuye mvuye mu rugo naragukumbuye ni ukuri ntacyo bijyana n'ifite kambubaza muri Yohana atenterwa nawe ari kunkunda cyangwa kari karimo ziba zasoni zo kwihagararaho ukuntu ntazi wumvaga cyukuze nyine reka mbabwize ukuri nawe abibonye nabona reka nibonse nakubeshye nabonaga urabona hahandi kwanuza wa muturanyi wacu bita mama teta apana mama teta w'inshuti yanjye wa wundi babimukira
kwa kuntu twajyaga kureba amakuru nabonaga ari nka minisitiri Bernard Makuza akoranye no kumubona umase nkavuga ngo musheke wanjye wamukunze bakuseshera mu by'ukuri mbabara mbitse ukuri ubundi mubaze rero mugiye njya vuba akantu gahita useka ubundi ngiye ikambukiza ubundi ngewe nkikubona gutya nkikude yonyine umutima wese ugiye gusa ngo urakubita niba si ikintu kibaye niba se twarigize duhura n'umusore umwe gusa ntaho twahuriye hari ubwa mbere umubonye ubundi rero nicyo bisobanura ngo ukunda ubundi umuntu ubonye bwa mbere ubereye crash iyo umubonye ni pi nanjye nimba n'ubwo bwa mbere ugatera nanjye zitacaka vuga muheto yohani yo ugirira wewe ninjye uzamugushakira ayada mbabarira ugajya kunshakira abakobwa mu cyari wacu yego hari umukobwa nawunze ariho nyiziritseho rahira yego ahubwo se kamuteye story yarampamagaye ejo bundi gashaka kuza i Kigali kureba ngazabaje kwa anti we ariko aje no kunyirebera twagize uretse karate sister naramfuye aho ubundi ubakurunga cyane niba tugize amahirwe Yohana arimo araba umwana mwiza none yongera yinjye no mu bagore uretse ngo oya no abagore umukobwa wampunze ntabwo ari umugore uko wamukunze nkwereke cy'undi abofra kuba ari mu cyaro rero ntacyo bivuze uramuzana ukamutransforma bofra naguciye mu nzagutera inkunga ese ubagiye kwihangana abakobwa bo mu gihe bofra naguciye mu jambo nakubesheje ngo njya mu kazi nahuye n'abakobwa navuga ubu ngiye Yohana umuntu wo mu cyaro wari wese shwi yego na sister niwe wamukuye sako nimukangereranye ese mukugiranye Yohana urazi Yohana nakwishye buriya rero abakobwa bazima bava mu cyaro aho mugera mu mujyi ukamuhindura ubuzima akurikira naho uwo nguwo ubona ukabona washidutse biyamarisha ukuntu nta n'umuco waburya bagira niba ushaka kugenda ugasanga arimo aranywa inzoga mu kabari warabona umukobwa ujya mu kabari akanywa inzoga yazamuka ukuguru gukiza ukundi ubu ntabwo namukwifuriza ubuse mushiki wawe wahatari umugore mwiza abyo mushanye ni warihariye reka nkubwire amafaranga ashobora guhindura buri kintu cyose njyewe nzagufasha ntabwo nabyakana ngibyo pe ntabwo nabyakana so nyine urabona nanjye kujya mu kazi ariko kitakoze neza ikiganiro uretse nkubwire ikiganiro tuganiriye ubu ntabwo urahindura ibitekerezo cyangwa ntabwo urabyigaho okay bisi muzagenda shiri urabizi ko ubundi rimwe wanjye subizi muri bintu birangize sinakumvisha ko je tuzajya gushaka nyine ibyo uzakenera tuzakenera se n'igisa amafaranga nizo uzambara ikintu tuzashopinga yego mucyo amafaranga ubu ngubu kujya nambara udushati gusa hari vaje nshyashya wenda amafaranga dukeneye abije zaratobotse zaraminetse zaraminetse ntabwo nabona ugiye kuzikoresha kandi umuntu uzinkorera ngira umuntu unkorera umuntu ambwiye ko ntawe hari yagiye muri Kenya yagiye kuzana impuzu twari ibikoresho yagiye kuzanayo so niyo ntegereje gusa no kugira ngo mbone akanya bigoranye so nyine urabona bofe twari dukereje nk'ibihumbi 40 40 aho ikintu n'ikigoryi mwese si shati ngira ngo akoze ko mateo kandi mateo yemenye ko ambaye ishati zangaye 40 ni igitambaro cyanjye cyo mu mutwe ntabwo 400 shati kazima agapana baragakoze no tuzarahaha nibyo barimo barambona abura abakozi ba boss ngo 40 bidakunda ubwo ni 400 sibyo shari 400 ibyo magana byinjye muzashopingira iki se kurera ko nko wambaye sabe hagije usoro ubona nabura akantu nzanira shiri ntabwo akabura ko 400
Bariko iki kintu rero sha matayo giye yaranyobeye ni matayo iki wongera ukayasubiramo urumva ari ibirenze Aka amafaranga ateye ubwoba 400 nkambye menye ya mashati yo mu cyaro igihumbi umva nkoze Yohana matayo Yohana nyine ubundi urabiswe muri Bible ari harimo intumwa ebyiri muri taga matayo indi ni Yohana bahaguruka ugenda bitangira konse haguruka ujya mu kazi genda dore mu izina ry'Imana nanga ikiganiro cyo rukana mariko ubundi ushaka kugira ngo abantu bakwizere uhita amazina abiri haguruka ujya ku kazi ndakuzi gendere agira story cyangwa wamazirungu ngwiki Mama desa nyine nawe zikize so kugura imyenda yanjye desa sisi genda shashiri buriya boyfriend amukunda uskula bakana keza ariko cyane none harazi suzugira ngo najyaga ngira no mu bushiri nyiri rwanseka agira iyo ashaka rero ashaka wiki araza kankubita igipindi urumva paka ngahita mvuga ngahakira n'ubundi ndabizi icyo uri gushaka shashiri kananye nkarabe nduhuki ndumva nane umukunda mba navuze cyane disi simwita ndahebuka mba nagiye mu nguru ngakwibagirwa nabyo bikenewe ariko ese mose ntabwo haguruka tujyane ntabwo mbyemerewe Ngwino hano icara mvuye kwa muganga wambaye iki nakubwiye ngo iki wabwiraga ndemerse ntabwo uzi kuvuga nabwiye dadi nyine merci kubera yaranyemereye amafaranga yo kujya kwa muganga amafaranga yo kujya kwa muganga kubisemo ikanzu ya seremoni menshi urazihambiriye ngiye kuguha isomo kanze ubundi hambura ibi nibyo bitoshye ndakumena none si Teka hose mu mareba ushiritse gusa kuramo ubwo buntazi shahana cana ujya gukuramo ubwo bunazi bw'ikanzu urigira ibiki noneho ngo ukatemo ururimi ntukate shahana kuramo nishwanyaguza ubibone nyice kuramo uzongera narakwiyamye ndakubwira ngo sinshaka kuzongera mbona wambaye imyenda imbere y'umugabo wawe none dore n'ibi bisatsi byirirwa biguha kwibona ca hariya